wabajije abaza ati ese byaba byemewe yuko umugore amara kurongorwa hanyuma agahita yiyitirira umugabo we, ngo mathalan umugore abaye yitwa Maryam akaba afite umugabo witwa Muhammad, hanyuma uyu mugore akiyita Maryam Muhammad, kandi uyu Muhammad siwe papa we cyangwa se siryo zina se yamwise. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibi ngibi byareze cyane yuko bigenda bigaragara hirya no hino, haba ari byo tubona ku mbuga nkoranyambaga, haba ari byo twumva, haba ari byo tubona abantu bagenda bandika, ugasanga nk'umuntu afite amazina ye asanzwe se yamwise, cyangwa se mu mazina harimo iryo papa we yamwitiriye. Uko dufate nk'urugero nk'uyu ngo wari utubaje kino kibazo, wenda ngo witwa Maryam, afite umugabo witwa Muhammad, ubwo tuvuze ngo wenda uyu Maryam papa we witwa Ali, ugasanga aho kugira ngo yiyite Maryam Ali yiyitirira se, yiyise ngo ni Maryam Muhammad, yita ngo ni Maryam Muhammad, cyangwa se ngo Maryam wa Muhammad, akiyitirira umugabo we. Fahada la yajuzu fi shari'ati al-Islam. Ibi rwose kirazira mu Islam, ahubwo ni n'ikizira kiri ku rwego rwo hejuru, kubera yuko ngo hanagaragaye ibihano by'abantu bakora ibyo bintu. Ariko reka dusubize kino gisubizo mu buryo bukurikira. Fa awwal shay, muri kino kintu abantu bakora cyo kwiyitirira amazina y'abagabo babo, abagore biyitirira amazina y'abagabo babo, icyambere harimo ukwigomeka ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى, Allah muri Qur'an aratubwira ati ud'uuhum liabaihim, ngo mujye mubahamagara ariko mubahamagare mu mazina ya base bababyara, mujye mubahamagara amazina ya base bababyara. No kuvuga ngo kirazira ko umwana cyangwa se umuntu yakiyita izina akongeraho izina ry'undi muntu utari se umubyara, cyangwa se wenda rikaba ari izina amazina abiri atatu ise yamwise, ayo ngayo rwose nta kibazo. Ugasanga rero nk'umuntu yiyise izina hanyuma agahita yongeraho kwiyita n'izina ry'umugabo we wamushatse. Ibi rero mu Islam ntago byemewe, ngo birimo no kwigomeka ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo ni icyambere, harimo kwigomeka ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuko Allah bivuga ati, tumaze kubivuga muri aya, ud'uuhum liabaihim, abantu mujye mubahamagara, nimurangiza ngo mubahamagare mubitirira base bababyara. Bimana kirazira yuko umuntu yiyitirira undi utari se umubyara, nk'ibi byagaragaye. Umugore amara kurongorwa agahita ahindura izina, agahita yiyitirira utari se, ari we uwo mugabo wamurongoye. Ikindi, fihi wa'dun shadid, muri iki gikorwa harimo n'ibihano bikomeye cyane byagaragaye ku bantu baziyitirira abatari ababyeyi babo, umuntu uziyitirira utari umubyeyi we, nkuko byagaragaye muri hadithi ya Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, ahinwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam muri haditha tubwira ati, man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lam annahu ghayra abihi faljannatu alayhi haramun. Iyi hadithi ndumvira mu gitabo cya Bukhari. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati, umuntu uziyitirira utari se abizi neza yuko uwo yiyitirira siwe papa we, ngo uyu nguyu faljannatu alayhi haramun, ngo kwinjira mu juru rya Allah ngo uyu nguyu ngo kuri we ni ikizira, ngo kirazira yuko yazinjira mu juru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi ngibi ndahamya neza yuko ingero buri wese arazibona. Ujya kubona ukabona wenda nk'umukobwa amaze kurongorwa, amazina ye yaniyitaga wenda kuri izo mbuga nkoranyambaga ahise yahindura, afashe izina rye rimwe ahise yongeraho n'iry'umugabo. Fahada haram, ntago byemewe. Hadithi dore ngiyi ya mbere turayisomye na aya twayisomye. Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwiye ngo umuntu uziyitirira utari se, ngo faljannatu alayhi haramun, ngo uyu nguyu amenye yuko kuri we kujya mu ijuru ni ikizira. Nanone hari indi hadithi nko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakiruna Abu Huraira radiyallahu anhu yaqulu alayhi salatu wassalam, inwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati, laysa
min rajulin نعم ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه أو ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم aratubwira ngo umuntu uziyitirira utarise abizi neza yuko uwo yitirira siwe papa we, ngo ibi ngibi ngo bibarwa nko guhakana cyangwa se nko kwirengagiza ibyiza wahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala byo kubera guhaye papa wawe ukubyara. ngo noneho Rasul ati ngo uziyitirira utari papa we abizi neza ko uwo yiyitirira si we se, ngo uyu nguyu ngo azaba aguye mu kosa ryo guhakana ibyiza yahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul agakomeza avuga ati wa man idda'a qauman laysa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nar, muttafaqun alayhi. I hadithi yacu na Bukhari na Muslim, ngo Rasul yakomeje avuga ati ngo ndetse ngo n'umuntu uziyitirira aho azi neza ko si wabo, burya ngo kwiyitirira uno mugabo ngo uba wiyitiriye abi wabo kandi wowe nturu wiwabo. Yaqulu alayhi salatu wassalam, الرسول akomeza akavuga ati falyatabawwa maq'adahu minan nar, uyu muntu rwose aziteganyirize hakiri kare icyicaro cye mu muriro. Umuntu kugenda akiyitirira utarise cyangwa se akiyitirira abo mu wundi muryango batari mu muryango akomokamo. Iyo ni hadithi yindi. Hari n'indi hadithi الرسول صلى الله عليه وسلم atubwira ati la targhabu an abaikum, muramenye ntimuzihakane ababyeyi banyu bababyara, ntimuzihakane ba papa wanyu bababyara. La targhabu an abaikum, ngo muramenye ntimuzihakane ababyeyi banyu bababyara, ba papa banyu bababyara. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Naam, الرسول صلى الله عليه وسلم ati ngo noneho ngo umuntu uzihakana umubyeyi we umubyara nko mu kwiyitirira undi utari papa we, ngo fahuwa kufrun, ngo ibyo ngibyo ngo nuguhakana ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye. Bityo rero ibi byose biragaragaza yuko uyu muco abantu bihaye w'abantu kwiyitirira abatari ba papa wabo, ngo ibyo ngibyo rwose Uislamu bwarabyamaganye kandi bunagaragaza ibihano bikarishye kuri wa wundi uzabyiyitirira utari papa we. Nakomeje no kubaha ingero, ujya kubona ukabona umugore akimara kurongorwa agahita yiyitirira izina ry'umugabo we, nkuko uwatubajije ikibazo yaduhaye urugero avuga ati wenda ni umukobwa yari asanzwe yitwa Maryam, hanyuma umugabo we yitwa Muhammad, ukajya kubona ukabona ngo ahise yita Maryam Muhammad cyangwa se ngo Maryam wa Muhammad, ngo Maryam wa Muhammad. Bityo rero ibi ngibi Uislamu burabyamaganye. Umuntu yitwa amazina yiswe na se, hanyuma nimba ari ukwitwa amazina yandi ashaka nko kuvuga ngo arashaka kwiyitirira umuryango, yiyitirira uwo muryango akomokamo, ngo ntabwo yiyitirira umuryango adakomokamo. Nkuko twa tumaze kubona ko icya mbere kigaragaramo ahanga harimo kwigomeka ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, icya kabiri hari n'ibihano bikarishye ku muntu ukora icyo gihano, nkuko byagaragaye muri hadithi z'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Fa amma al-amru thalith, hanyuma icya gatatu harimo kwisanisha n'abatari abayisilamu. Burya nibo bazanye uyu muco wo kuvuga ngo umugore namara kurongorwa ahite yitirirwa umugabo we, mu mazina ye bahite bongeramo n'amazina y'umugabo we. Ibi ngibi ni ukwisanisha n'abatari abayisilamu. Yaqulu alayhi salatu wassalam, الرسول صلى الله عليه وسلم aravuga ati نعم man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ngo umuntu uzisanisha n'abantu runaka fahuwa minhum, ngo azabarirwe muri abo bantu, uwo ngo rwose azajye kubarizwa muri abo bantu. Rero nimba umuntu yafashe initiative yo kujya kwisanisha n'abatari abayisilamu, uyu ngo yamenye yuko ibyo ngibyo rwose ntaho Uislamu bubyemera. Hakiyongeraho n'ikindi Rasul sallallahu alaihi wasallam yahanuye atubwira ati ngo abantu abayisilamu muzakurikiza imigenzo y'abatari abayisilamu, ngo intambwe ku yindi, ngo kugeza nubwo ngo hari aho bazinjira mu kobo gato cyane gashobora kakinjiramo nk'umuserebanya cyangwa se igisimba gito cyane, ngo namwe ngo mukinjiremo. Bo bazi iyo bari kujya, bazi ibiri kubajyanayo n'inyungu zibajyanayo, mwebwe gusa no gukurikira buhumye mugenda. Ni nk'ibi ngibi Rasul sallallahu alaihi wasallam yahanuye. Kuba rero abatari abayisilamu barazanye uwo muco wo kuvuga ngo umugore namara kurongorwa ajya ahita yitirirwa uyu mugabo umurongoye,
ibyo ngibyo byazanywe n'abantu batari abayisilamu. Rero abantu ba mbere batangiye kubishyira mu bikorwa binagaragara hirya no hino ni abana ba kisilamu, n'aba bakobwa ba kisilamu, n'aba bagore ba kisilamu. Nanone nk'uko twabivuze, hagaragaramo umuco wo kwihakana papa wawe ukubyara. Kwihakana papa wawe ukubyara, wallahi icyo ni icyubahiro gikomeye cyane papa wawe yahawe cyo kuba yarakubyara, hanyuma akakwita amazina. None ejo bundi ugiye kujya kurongorwa n'undi muntu, nurangiza ngo wiyitirire uyu muntu uzi neza ko atari we papa wawe. Rero ubuislamu bwarabyamaganye ibintu ujya kubona ukabona nk'umuntu yise izina ngo ahita yita ngo warunaka. Naam, turakomeza kugendera ku urugero baduhaye. Naam, ngo yise Maryam wa Muhammad, ngo kuko Muhammad ni we wamurongoye akiyita rino zina, cyangwa se ngo Maryam Muhammad. Ibi ngibi ubuislamu burabyamaganye, bunagaragaje ibihano bikomeye cyane, ibihano bikomeye cyane. Tayib, hanyuma ikindi kigaragaramo ahangaha, hagaragaramo ikinyabupfura gike ku babyeyi bacu, ikinyabupfura gike ku babyeyi bacu. Ibi ngibi ubuislamu rwose bwarabyanze, yuko ibi ngibi binagaragaramo kugira ikinyabupfura gike ku babyeyi bawe bakubyaye, ukumva yuko n'amazina baguhaye utagomba kuyitwa, cyangwa se nujya no kwiyita izina uriyitirira umuryango utari uwawe, utari n'umuryango w'iwanyu. Fahadha haramun fi shari'ati al-islam. Ibi rero rwose ni ikizira mu Islam, abayisilamu bagomba kubyihakana. Wa huna mas'ala aidan uridu an unabbiha alayha. Reka twongere dukomoze gato kuri mas'ala wenda bamwe nibaza ngo none se ngo ufite umubyeyi akaba yanakwihakana nk'umwana we, ibyo ntibikuraho ko ari papa wawe, ibyo ntibikuraho ko ari papa wawe. Kandi ahangaha muri aya twabibonye aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati ngo ud'uuhum li abaihim, mujye mubahamagara mu mazina mubitirira base bababyara. Muri aya Allah subhanahu wa ta'ala akomeza kutubwira ati ngo fa illam takunu, ngo nimba mutazi ngo nimba mutazi ba papa babo, fa ikhwanukum fi din, ngo mujye mubita ngo nabavandimwe banyu mu dini, mujye mubita ngo nabavandimwe banyu ba Islam. Niba rero wo ku giti cyawe wumva yuko biguteye ipfunwe kwiyita papa wawe, wenda yaragutaye, ntiyigeze akwishyurira minervale, ntiyigeze akugaburira, ntiyigeze, rero menya ngo kiranazira kwiyitirira uwundi muryango. Nimba ari n'izina uri bujye gutora mu muhanda uryiyite, ibyo ngibyo rwose ni akazi kawe. Ariko umenye ngo nujya kwiyitirira undi muntu, menya ngo wiyitirire ukubyara, ntago wiyitirira undi muntu. Nkuko nguko nyine byaje mu muco abantu badukanye udafite inkomoko iyo ari yose mu Islam, bishobora kuba byaganisha umuntu mu buyobe ndetse no guhakana inema n'ingabire abantu twahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero abana tugumane icyubahiro cy'ababyeyi bacu, tunakomeze kubahisha ababyeyi bacu. Rero kumva yuko ngo umugabo ngo namara kukurongora urahita uhindura izina wiyitirire uriya ukurongoye, fahada haramun. Ibi ngibi rwose nkuko tubigaragaje muri izi dalili zose ni haramu mu Islamu, kirazira. N'uwaba afite ibizina nk'ibyo ngibyo yiyise, ni byiza yuko yabihindura, akamenya yuko amazina yakiyita meza, yaba ashaka kwiyitirira abantu runaka, no kwiyitirira umuryango wakomokamo, byaba byiza cyane akiyitirira papa we. Ahangaha reka mbabaze ikibazo kimwe, none se aba bagabo mufite kano kanya ni beza, baranakomeye cyane, baranakaze kurusha intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Ko Rasul sallallahu alaihi wasallam abagore be nta numwe yigeze yiyitirira kuri, mbese amwiyitirira. Tuvuge nk'urugero, wenda yari afite umugore witwaga Aisha radiyallahu anha, ngo bajye bamwita ngo Aisha Muhammad, ahubwo bamwitaga Aisha hanyuma bakongeraho n'izina rya se. Hanyuma twebwe abagabo turi kwiyumva bingana iki ku buryo twajya kuvuga ngo abagore bacu bahindura amazina yabo? Turakaze kurusha intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Turi bitangaza mu buryo bungana iki ku buryo twaba turi bitangaza kurusha intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, we utarigeze afata abagore be ngo abiyitirire? Rero bavandimwe, ibi byose n'ubuyobe ndetse no gukomeza kugana aharakaza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam.